kumwe na Bruce the First, ndi kumwe na Bulldog. Turaza tugarukana n'indirimbo yacu bwebwe, brand new video, indirimbo nshyashya irimo Ish Kevin, Kenny Kesha, Bulldog ndetse irimo n'umuvandimwe Bruce the First. Ikaze mu kiganiro cyacu man. Umeze neza? Ramadan Mubarak. Umuhungu wanyu urumva ko nawe isanyigirira. Shana rababwiye ubundi niyo mpamvu njya ndo umuraperi nazindi senge wambwiye. Mu bantu bose none se diplomate nitwa turi kumwe. So wambwiye ngo Ramadan Mubarak. Aba bakapose bavuye hano ugeze wumva baba bari tayari bimeze bite man Buda yo umwaka umeze gute man? Bon, sofa umwaka umeze neza ndashima Imana turi amahoro ndi muzima ndakomeye nabanje n'amahoro ngo bishimira Imana. Amen. Ni iki kigushimisha kuri Bruce the First? Rumva kuba rufete yuko akomeza gukora agashyiramo imbaraga muri kabiya yiwe. Nice. Twirengagije izo bwebwe ziba zihari zo ni nyinshi ibyo wavuga ndi yarapfuye agakomeza agashyiramo imbaraga no kwerekana ko injyana itapfuye bituma agiyewe ntandukanya n'abavuga yuko ngo ari yuko zindirimbo cyangwa asohotse indirimbo nziza ya hip hop abantu bavuga ngo hip hop yazura ariko hip hop musanzwe ntago yigeze ipfa. So imyumvire yanjye iyo myumvire ubundi wa mugano. Thank you so much. Kubera icyo abantu bavuga ngo hip hop yarapfuye kandi ngiye mbona every day ntago nshobora kumara ibyumweru bibiri ntakiri indirimbo ya hip hop. Ubwo nyine twese duhora tubyibazaho yaba njyewe yaba nawe ari mu badashyigikira ko hip hop yapfuye niyo mpamvu akomeza kubikora. Nawe ibyo akubwira muri verse arakubwira ngo tape irasohoka ariko sinjya numva uyivugaho. Hashira iminsi ukongera ukavuga ngo bite ngo ko wazimye ngo ko nta miziki iri gusohoka. Ubusanzwe asohora tape nta kintu wigeze ushyigikira nta nubwo wigeze ushyiraho commentaire ariko bageraho bamanjoninga izina ryawe muri media house cyangwa muri media house rusange bavuga ngo nguriya ngo yarazimye ntago abaho kandi aherutse gusohora indirimbo nta nubwo uyizi right? Nukwanga hip hop cyangwa nukubogama cyangwa nukwirengagiza cyangwa nugushaka kwerekana ko aba baji ntago ari sawa. Bon urebye no gupingana mu Rwanda cyangwa se ku industry yo kudashyigikirana niko navuga kuko buri indirimbo z'abanyamahanga barazikina ku bitangazamakuru by'amahanga. Nicki Minaj irwa muri screen zabo, Beyonce irwa muri screen zabo, Drake ahoramo, Lil Wayne n'abandi bakora cyane wenda mu banyamerika ariko iyo power play bayihaye n'abanyarwanda natwe twazamuka. Ariko urasanga ngewe njya bisomaho ku bitangazamakuru ugasanga handitse ngo noneho ngo Davido ngo ibintu yavuze nta nubwo ari ibintu bireba abanyarwanda nta nubwo dushaka kuza ngo noneho ngo arayambaye ngo n'umupira ngo abantu bavuze induru ntago ibyo bintu nta hantu bihuriye na gatoya. Ariko ibikorwa byacu ntihagire abantu bashaka kubivugaho ngo banakubaze ati ntumbero ufite nihe muri iki gihe runaka ngo wenda na public yawe imenye ko hari ikiburanga ibe yagushyigikira cyangwa habici n'iki ukirwa wamamariza umuntu utazamenya n'ibyo yakoze utazanaguha niyo shout out yuko wamubwiye. Sometimes you never know mushobora no kudahura bitewe n'ahari n'ahuri. Nice. Arakoze cyane Buda. Ndi kumwe na Bruce the First. Byari byakubabaje kubona uburyo abaraperi bafatwa kubera uburyo abaraperi babashyira muri folder runaka twarangiza tukavuga ngo wa mugani ngo barazimye nkuko Buda yari amaze kubivuga. Wari ufite iki muri mind kuri hip hop bro? Nanjye mbyumva nka Bulldog ntago hip hop igeze kuko n'ubundi ari abasani ari abapeti benshi bahora basohora indirimbo ahubwo bye bifata nkaho hagati yacu n'abafana hagati harimo igikuta. Icyo gikuta nicyo twebwe dusohora indirimbo buri munsi indirimbo nkuko nawe wari ubivuze cyumweru gishuta utakiri umuraperanga. Rero ibyo bintu narabibonye maze iminsi mbitekerezaho mbireba mvuga ati se kuki bunda baraperi bagenda dushyira na song derutse kumva ya hip hop trending nk'izi za afrobeat zingizo amaze iminsi bakora. Ngira igitekerezo cyo kwicara nkatekereza nyine kuri old school kubereka ko anytime nta njyana izima nta njyana igira igihe nta music nagirangira tu ndicara nibwo nakreye bwebwe ndi kuvuga amagambo bahura batuvugaho nyine izo bwebwe tuzumve gake twiyiziye.
gake 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 tugende bukeya cyangwa twihute ngenda gake cyangwa yihuta biterwa n'icyo nshatse. Alright. Nice. Bulldog, Kesha, Ish Kevin. Bro, abaraperi ni abantu batagira santima. Yagushyira mu ndirimbo yenyine umerita kuyijyamo nta bya santima ngo ntacyo ngo reka dupfe kureba ko nawe wabigerageza. No way, ndabizi. Wabatekereje gute, byagutwaye umwanya ungana gute kugira ngo ufate aya mazina big brands nindangiza nzishyire muri bwe? Nyikora bwa mbere natekerezaga gushyiramo Bulldog tukayikorana turi babiri. Alright. Turi muri studio mu gihe tumaze dupanga tuvuga turajya studio uyu munsi. Ish Kevin ahitaza yaraje ku recording a song n'undi mu artist. Yishakiye wumva muri stress ambwira ati bro iyi song ingi niyo yacu. Wamba bari. Ingi niyo yacu. Ahise ambwira ati bro iyi ngi ngomba kuita nkutamo ikivasi cya dance. Direct ahita yandika verse ashyiramo haciyemo umunsi umwe mpita njya kureba Big Papa Bulldog. Recording anagiye kumurandi kumwe na Kesha. Noneho nkigira iyo idea yo gushyiramo abandi ba rapper kuko Ken yari mu bantu ba mbere nayumvisha ayikunda cyane. Ahita hari uturongo ari kumubita tu vibe tambwira ati bro ibyo biboro ugomba kubishyira muri beat. Si ngombwa ngo ushyiremo freestyle. Nice. Ndirimbo irangira gutyo kabisa. Gushyira hamwe kuri wowe, gushyira hamwe amazina nkaya no gushyira hamwe mu buzima no mu kazi muri rusange, ubona byongera agaciro ka hip hop kameze gute, cyangwa se byerekana babandi bavuga ko hip hop yapfuye, ibereka ko none hiriho mu buhe buryo bro? Gushyira hamwe n'imbaraga. Urumva hari nk'abantu bazi Bulldog bazi Ish, hari abantu Kenya afite batanzi, hari abo Buddha afite batanzi. Bifata ko nko gushyira hamwe nyine no kugabana babafana tukabahereza ikintu turi hamwe, noneho n'abatari banzi habakura kuri Bulldog. Kandi gushyira hamwe nyine bifata nkaho imbaraga tu. Man. Nice. Buddha, iyo umuntu akoze research, ndabivuga nkanjye ko ndabikurikirana wenda gakeya ntabwo ari cyane, ariko ibyo mbasha kubona n'undi muntu ibyo ngiye kuvuga arashobora kubibona nawe niba bikurikirana akurikira hip hop. Uri umwe mu bantu ba supportinga generation y'abarumuna bawe. Niki kigutera imbaraga zo kumva ko let me support my brothers kubera ko nabo bafite ibyo bashaka kugaragaza? Urakoze. Bon, icyambere nuko baba bari gukora ibintu bijyanye n'ibyo nkunda nanjye cyangwa injyana nanjye nkunda. Niba ari beat nziza ya hip hop, harimo flow nziza, ku muraperi wese ukunda gukora cyangwa wifuza kuzamura urwego rwe wakwifuza gushyiramo. Ibyo ni muri culture ya hip hop, ni nkuko no hanze bishobora kubaho. Kanye West ashobora gusanga Nicki Minaj ari kuririmba mu ndirimbo akahita amubwira ati hano reka nshyiremo, cyangwa nkuko uwo nguwo yabivuze kuri ya Keshot yashatse yumvishe Ish Kevin na Keshot. Urumva igitekerezo cyari ngewe na Bruce n'ubundi niko yari yarambwiye tujya kubitangira, ariko tugiye ku recording arambwira ati ariko Ish yagize igitekerezo cyo kuza gushyiramo nawe ni iki. Ndabwira it's okay, niba ari ibintu byiza se aricyo bitwaye, kuko by the end of the day ni ukuzamura brand, kuko niba baravuze ko injyana yapfuye tugomba gushyira hamwe twese kugira ngo tuzamure iyo brand nyine cyangwa iyo njyana yacu bashinja ko yapfuye ya hip hop. Ikindi ngewe nza muri game ku gihe cyanjye naje nta support iriho cyane muri rap music n'iki byose. Urumva twebwe twishyize hamwe ubwacu nka TG kugira ngo tuzamure icyo kintu, beze twishakemo izo mbaraga, ariko muri unit mu itsinda biraduhira. None ntekereza buri muntu wese uko twifuzaga kuba twazakorana n'abandi ba metre bo bari bariho icyo gihe, par exemple nka Mahoni Bon yari ari ku rwego rwo hejuru, ariko kuba twamugeraho bikaba ari ibintu bigoye. Ariko ukaba wiyumvamo ability yuko wakora ibintu biri ku rwego rwo hejuru, ndagishobora. So jewe rero ntekereza ko iyo umuntu afite ubushake kandi afite n'ubushake afite potential ubwo nukuvuga nyine mu miririmbire ushobora kumwumva ukumva arabizi, nta cyambuza kumushyigikira ku ruhande rwanjye niba nta kindi kintu dupfa ku ruhande. Uko sofa igihe namenyaniye nuno mujene twaraganiriye n'iki twari tumaze guhura inshuro nyinshi turaganira, numva vision yiwe kuri ntuza kuri hip hop no mu muziki wiwe, biba ngombwa ko ananyumvisha indirimbo ze nyinshi cyane, numva
versatility afite mu ntuza muri hip hop. Niba ashobora kubita muri genre y'ama classics zino twita old school, ashobora kubita muri trap, ashobora kubita muri drill, ashobora kubita muri afrobeat, ashobora kubita muri buri beat, any beat wamuzaniye ashobora kuyismashinga akayemeza. So nkavuga uyu mujene ni new generation, ariko ni kiragano gisha cya hip hop. Iyo umuhaye support bimupushinga gukora mo kandi n'ibindi birenze. Ashobora kubaza we nawe uzura iyo hip hop avuga ko yapfuye. Njyewe rero ndamutse mushyigikiye akaba ari we uje kuzura ya hip hop, akazagera ku rwego rurenze, nzamubona nka bavuga Bruce the First ni wagarariye rap music yo mu Rwanda. Njyewe nzaba proud yuko nagize uruhare muri uko kuzamura izina rye cyangwa kumufasha muri cya gihe yarakiri hasi kuri bottom. So nicyo cyatumye mushyigikira. Nkuko mara mbibabwira bigendana n'imyitwarire y'umuntu, karakteri ye, ko yumva ibintu, ikinyabupfura agira mu bintu byose. Iyo package yose bikenewe njyewe nyikontaho, kuko nyine niba aho byo twaraganiriye hari ibyo ubona naganiriye nawe numva ubuseri afite bwamuzamushyigikira muri career yiwe. Niyo mpamvu namwe mba mbasaba n'abandi bose batwumva bakunda rap music, wenda batari kuri ibitangazamakuru ariko bakora ku bindi, wumve ko iyi ari talent nini cyane, kandi iyi ni proof abari kubereka, n'ibindi bizaza niba muha time bakamwumva. Respect. Ni iki kikubabaza muri iyi career yacu my man, by'umwihariko ku njyana ya hip hop kijya kikubangamira niyo cyumvisha ukabura amahoro? Bon, ikimbabaza nyine nibyo, hari akantu kuvuga ngo hip hop ngo ni njyana y'ibirara. Mu by'ukuri uyu nguyu ntago ari ikirara, uko muzi ni umwana ufite background nziza, afite education nziza, abashuri aracyakurikira, ntarangiza ariko arayiga. N'ibyo yakoze yarabikubise neza n'ibiza. Ni umuyoungster, uyu nibwo akirangiza high school yabaye wa gatanu mu gihugu bro. Mujene urangije high school akubita hip hop, yaraje mu bantu ba mbere mu gihugu. Iyo ni njyana y'ibirara gute? Niba umuntu yarabaye ngenye noneho munzanira wa gatanu mu yindi njyana, IQ afite n'ibi bitekerezo bijyana amaze kubahereza n'ama EP yose amaze gushyira hanze, akabifatanya n'akazi ka hip hop ari gukora. Naramuka afite umwanya wo kubikora byonyine ntazo mbogamizi z'amashuri ukuntu bizaba bimeze, urwego azaba ari gushyiraho ibintu, ni talent tugomba gushyigikira. Jewe reka nkubwize ukuri, abantu nuko bafite imyumvire itariyo hano mu Rwanda. Sinzi ukuntu abifata. Ide wabonye umuntu atambaye amakote cyangwa atambaye amatisi wahita wumva ibintu bitandukanye. Ndakubwiza ukuri ko hano muri iki gihugu hari abantu benshi wirirwa ubona imbere y'amakamera bambaye amakote ariko batandusha ibitekerezo. Twajya kwandika igitabo, twajya kwandika essay runaka, twajya kwandika education level, nayo twajya kwandika letter isaba akazi, batandusha kwandika letter nziza. Ariko bakiza akantu ko kumbanira ngo kubera yuko nambara nk'abantu ni Bulldog nyine ngo nubona ko ngo bayambaye. Why izo mind zizarangira ryari bro? Tugendere ku byo umuntu ashoboye atari uko tumubona. Izo mind zizarangira nyine abanyarwanda bamaze kwikuramo icyo kintu cyo kumva yuko le contenu n'est pas le contenant. Ibyo bishatse kuvuga ngo ikiri mu muntu nta gitandukanye n'icyo ubona inyuma. Le contenu n'est pas le contenant, uvuga ngo ikirimo imbere gitandukanye n'ibyo kindimo gitandukanye n'icyo ubona inyuma mu maso yawe. So far ibitekerezo mba maze kubahereza mu ndirimbo zose magana ngahe maze gushyira hanze, bayura umuntu ushyira mu kuri wavuga uriya mugabo hari ibitekerezo bizima afite. Yes, true that. Nice. Okay. Buda arakoze avuze ikintu ati afite talent, afite ibintu byose bishoboka, ati n'abakurikiye media, abakurikiye RTV cyangwa se bakore no mu bindi media houses bagushyigikire. Iyo umuntu avuze gutyo challenge, umukoro usigarana n'uwuhe? Kubera ko nkuko yabivuze mwaraganiriye kugira ngo kwemerera collabo, Buda ndamuzi nuko yabonye ko nyine urabishoboye kandi urabikunze kandi urashobotse, reka dukore icyo kintu dushangiza dufashanye. Iyo akubwiye nka kuriya akabivuga n'imbere y'abanyarwanda mu gitangazamakuru, bigusigira umukoro umeze gute bro? Icyambere biranshimisha cyane kubona umuntu nakuze mfana Bulldog na performance indirimbo ze muri high school. Ntabwo nzi ko nzaza muri music tugakorana indirimbo, noneho kubona wa muntu wakwespiraga ari kukubwira ko ibintu urimo ari fresh, ko ufite vision, ari kukwizera nawe nkuko wakuze umwizera, biguhereza courage nyinshi cyane, bimpereza esprit, bimpereza imbaraga zo kubyuka nkajya nkandika indi verse.
kandi Buda ni umuntu twicarana tukaganira, hari ibintu byinshi mwigiraho, nanjye mba numva nzakorera abari hasi yanjye tu. Nice. 2024 ni cyifuza kubona mu mboni yawe kuri hip hop, ni cyifuza kubona muri industry yacu ya hip hop? Ndifuza kubona abafana ba hip hop. Okay. Apana biyitirira kuba abafana bayo, kuko hari igihe usanga umuntu ari hariya kuri Twitter afite bwe hip hop indirimbo yasohoka kugira ngo ay promoting, agashaka kuyangisha abandi, we agashakamo akantu avugamo kugira ngo abantu babone ko turi babira. Uwo ntago mba mufata nk'umufana wa hip hop, ahubwo no kwiyitirira. Muri 2024 ndifuza kubona abafana ba hip hop banyabo, kuko twabakoreye inama kabisa y'umwaka wacu. Oya. Arakoze cyane Buda. 2024 navuga ngo ni umwaka mwiza, navuga ngo ni umwaka umuntu wese ari kubona ko umuziki wacu ari ahantu uri kujya kandi heza. Nicyo wifuza gutanga, nicyo wifuza kubona kuri hip hop? Ya urakoze. Mbere na mbere kwanza ndashimira abantu babashije no kugira icyo babivugaho. Urumva nk'inkonzuro yo gutangira kurwana kuri hip hop, twebwe tuvuga ibyayo muri urumva hari ubusaga bwabaye mu minsi ishize, umuraperi umwe yavuze ati sinyumva imiziki iki gihe kubera bimeze gutya na gutya, abantu bamwe babyuririraho bavuga ibintu bidafatitse ngo wowe ugashaka kureba umuntu ku giti cy'ubuzima bwe personnellement kugira ngo urebe icyo ashatse kuvuga, ukataka umuntu aho kugira ngo watake icyo yavuze uvuge ati kuki yavuze iki kintu ahubwo gishingiye kuki. So kandi buriya natwe hari ukuntu ibitekerezo tubyumva nk'uko nabibabwiye, hari nk'ukuntu nabivuze nko mu mezi nk'atandatu ashize twumva abahanzi batarenze 5 sibo bakora imiziki bonyine mu Rwanda, ariko kuri trending songs hari abahanzi batarenze 3, 4, 5 indirimbo zabo wagira ngo baguze za FM zose cyangwa ibitangazamakuru byose, kameme ntago ari bo bazi kuririmba gusa hano mu gihugu. Nahoze mvuga mbabwira inyuma ya mikro nk'umuririmbyi ari insano bamukoreye kwirirwa bamukina nk'uko abo bahanzi birirwa muri za FM yaba ari umuhanzikazi uri ku rwego rurenze rw'igihugu, kuko n'igihe ajya asohokera igihugu no mu zindi competitions yagiye yerekana brand. Abo ngabo babivugira hano mu gihugu, ariko tugeze hanze sinzi ko babikora nk'uko uriya munyarwandakazi yabikoze. Tuve mu bintu byo kugendera ngo kuri trend, kuko umuntu ngo kugira ngo asore indirimbo yagiye yambara ingutiya ari umutipe ngo ikinga babanze bamuvuga icyumweru cyose ngo no byusaga postinze abako ntago ari kuri jewe ntago nzajya gukora promotion muri buriya buryo kugira ngo indirimbo yanjye nijya gusohoka bizajya ngira umuco ngira ingeso zanjye uko nitwara. Niba bumva kiri ari cyo kinyabupfura gikenewe kugira ngo ba promoting abantu bazabikore, nibabona niyambariye gutya cyangwa ndi umuniga bakavuga ngo nguriya ngo ni kirara, ubwo ngubwo muzashyigikira iriya ngeso zabo ngabo, ubwo abana banyu bazakura bameze nk'abara niba babona ngewe ndi kirara cyane. Kurundi ruhande kurundi ruhande ndashimira abantu bashyigikiye ino ndirimbo yacu bwebwe. Aba promoters bamwe ntago batinye kugaragaza uruhande niyo bon nk'umutipe bita Dumba ndamushimira personnellement. Yewe nabonye ko uriya mutipe azi ibintu abarimo ntago akomeze kuriya ni sawa cyane, n'abandi bakomeze kuriya bave muri izo zantuza. Ariko ikibabaje hari abagomba kudupromoting ubu nabo basigara abahanzi, urumva ubu tuba tugiye mwihangana, icyo ni ikibazo. Ndashimira abartiste bamwe babishyigikiye ku ruhande rwa uvanemo no muri hip hop. Ndavuga nk'umutipe nka Igor Mabano, Gilles Sentore n'abaniga utatekereza ko bari muri iyo ntuza movement yacu, ariko akabona ikintu akagikunda akanagipostinga. Biriya nibyo dushaka natwe. Next time indirimbo zanyu tuzivugaho kabisa neza cyane. Ariko abo ni n'abaniga nanjye nkunda cyane na character yabo, ntago bafite umutima wo kumva kari hangana cyangwa turi mu kurwana nabo. Turi gukora umuziki twese ngo duteze umuziki w'u Rwanda imbere muri rusange. Arakoze cyane Bulldog, nashimira Bruce the Fast, nashimira umuntu wese wakuri iki kiganiro cyacu. Imana ikomeze bafashe, gahunda zanyu zikomeze zigende neza, dusubire ariko twibuke gushyira hamwe, twibuke gufashanya kugira ngo byose bigende neza. Ari nako nkwishimiye kandi nkubwira ngo wakoze gukurikira RTV, wagukoretse gukurikira Versus. Imana ikomeze ikurinde. See ya next time.